isi abafashe igihe mu ntambara agomba kubinyuramo, kandi muri ibyo byose nubwo wabinyuramo nta kibasha na kimwe kurogoya umugambi w'Imana ku by'Imana yakuvuzeho cyangwa ku cy'Imana yakugambiriyeho. Abarozi baroga, nanditse abantu bagutega ibico bashaka kukwica, nanditse abantu bakora ibishoboka byose. Yari yarakunze Imana akaramata mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Turabashuhuje, mugire amahoro, tugira duti shalom shalom shalom. Aho ari mu gitondo tugira duti mwaramutse, aho ari saa sita tugira duti mwiriwe, aho impande zose aho muri hose turabashuhuje, bakunzi b'Umwami wacu Yesu Kristo, bakunzi b'Imana Data, nimugire amahoro, tugira duti ubuntu bw'Imana nibubane namwe. Tugira duti icyubahiro kibi cy'Imana iminsi yose, kandi ubuntu bw'Imana bubane namwe. Tugiye gusenga Imana kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nk'uko muri Bibiliya handitse avuga ngo mbere na mbere hari hariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo n'Imana. Nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nawe, kandi nta cyaremwe na kimwe kitaremwe n'ijambo. Imana itugire neza rero. Ijambo ribeshaho, kandi ijambo rikuraho imigambi ya Satani, kandi ijambo rigira icyo rirema rikagikomeza. Imana iduhane umugisha. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'ijambo ryawe tugiye kumva. Twemerere buri muntu wese uryumva rigire aho rimukura kandi n'aho rimushyitsa. Mana igire icyo ryubaka muri we kizima, kandi igikwiye gusenywa n'ijambo gisenywe n'ijambo, maze buri wese agubwe neza muri Kristo Yesu. Amen. Tugiye gusoma tuganire ku ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cya Yobu. Ibice ni 42, turasoma ku murongo wa mbere. Imana itugiriye neza, kandi Imana idushyigikire. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haranditse ijambo rivuga ngo nzi yuko ushobora byose, kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana itugiriye neza. Iri ni ijambo ry'Imana tugiye kuganira muri aka kanya. Uyu mugaragu w'Imana Yobu avugwaho byinshi kandi byiza. Avuga uburyo ijambo ry'Imana ritwereka uburyo yabayeho ari umukire, kandi aza kubaho ari umukene. Imana ariyo ibishatse imunyuza mu bigeragezo bitari bimwe, imunyuza mu ntambara zitari zimwe, ariko Imana igena imitima kandi ari nayo iyizi. Yari izi yuko byanze bikunze imbaraga ze cyangwa imbaraga gukomera kwe kuzagaragara kandi akanesha. Imana yemera yuko anyura muri biriya bibazo, Imana yemera ko anyura muri biriya bigeragezo, Imana yemera yuko anyura muri biriya byo kubura abana be ndetse n'umugore we amuvaho. Ariko Imana yabonaga yuko umutima we uri ahantu heza wishimirwa n'Imana, kandi umutima we udateze kwihakana Imana. Anyura mu bigeragezo bitari bimwe, anyura mu ntambara zitari zimwe, abana bamushiraho, umuryango umushiraho, ndetse n'inshuti zimuvaho, mbese umubiri nawo umuvaho, kuko umubiri wararwaye nawo umuvaho umushiraho. Ariko Yobu arakomera, akomezwa n'ijambo yumvishe cyangwa yabwiwe, akomezwa nuko yari yarakunze Imana akaramata, muri we agakomera, arakomera arihangana. Aha rero ahageze biragaragara yuko yari amaze kugera ahantu heza, ndetse bigaragara yuko Imana ikigeragezo yakigabanyije, cyangwa ageze ahantu
mbese Imana ageze hano arandika aravuga ngo nzi yuko ushobora byose mwami Imana, nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Avuga iri jambo aravuga ngo Mana, ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana ishobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yayo. Ibintu bishobora kwitambika, umuntu ashobora kunyura mu bigeragezo bitari bimwe, ariko umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu urakomeje. Ibintu bishobora kuza bikaba byinshi, intambara zikaba nyinshi, ingorane zikaba nyinshi, abantu bakamurwanya, ndetse abantu bakamuhagurukira, ndetse ibibazo bikaba byinshi, ubukene bukaba bwinshi, uburwayi bukaba bwinshi, amakuba akaba byinshi, akaba menshi, ariko Imana ishobora byose. Imana niyo igira ikirema kandi ikagikomeza. Ndetse hari aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo uyishingikirijeho wese izamurinda abe amahoro masa. Kwishingikiriza ku Mana biruta kwishingikiriza ku bakomeye. Kwishingikiriza ku Mana biruta kwishingikiriza ku mafaranga cyangwa ku butunzi cyangwa ku bantu. Kwishingikiriza ku Mana biruta kwishingikiriza ku bakomeye bo ku isi, kuko ukomeye wo ku isi igihe kijya kigera agapfa cyangwa agakurwaho, ariko kwishingikiriza ku Mana nibyo bidukwiriye. Umuyobu aravuga ngo nzi yuko ushobora byose, nta n'ikibasha kurogoya imigambi yawe. Ndagira ngo nkutangarize ngo nta kintu gishobora kurogoya umugambi w'Imana, nta kintu gishobora kurogoya icyo Imana yakuvuzeho cyangwa icyo Imana yakugambiriyeho. Birashoboka ko ushobora kunyura mu bibazo byinshi, birashoboka ko ushobora kunyura mu ntambara nyinshi, ukageragezwa nk'uko Yobu yageragejwe, ukababazwa bikomeye, ndetse ukagera ahantu ukabura inzira burundu, ariko nta kibasha kurogoya imigambi yawe y'Imana. Niba hari icyo Imana yavuganye nawe, ni ukuri izagisohoza, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana irinda ijambo ryayo ikaririnda kugeza risohoye, ngo kuko nta jambo na rimwe yavuze ngo rihere. Imana itugirire neza. No mu gitabo cy'umubwiriza niho handitse avuga ngo ikintu cyose gifite igihe cyashyiriweho, ngo hari igihe cyo kurira, hakaba igihe cyo guseka, hakaba igihe cyo gutaka, hakaba igihe cyo kunezerwa. Ibyo bihe byose rero iyo umuntu akiri mu isi aba afashe igihe mu ntambara, agomba kubinyuramo, kandi muri ibyo byose nubwo wabinyuramo, nta kibasha na kimwe kurogoya umugambi w'Imana, ku byo Imana yakuvuzeho cyangwa ku cyo Imana yakugambiriyeho. Abarozi baroga, ndetse abantu bagutega ibico bashaka kukwica, ndetse abantu bakora ibishoboka byose ngo umererwe nabi cyangwa ugubwe nabi, ariko muri aka kanya nagira ngo utangarize ko Imana ishobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yayo. Umugambi w'Imana urakomeje kuri twe. Umugambi w'Imana niwo watumye Imana itanga umwana wayo Kristo kugira ngo aje gucungura umwana w'umuntu. Ubwo twari mu gikombe cyangwa twari abo kurimbuka tuzi ibyaha n'ibicumuro, ariko Imana itanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aducungure, kugira ngo duhinduke abana bayo, kugira ngo duhinduke ubwoko bwayo, ishyanga ryera. Hari n'aho yanditse aratubwira ngo ijambo ryayo riratubwira ngo sinkibita abagaragu, ahubwo muri inshuti zanjye, ahubwo muri abana banjye. Uwo ni Kristo wabivuga ngo sinkibita abagaragu, ahubwo muri inshuti zanjye, muri abana banjye. Inshuti y'umuntu rero aba ari inshuti, kandi umwana w'umuntu aba ari umwana w'umuntu, aba ari umwana we. Abasha kumenya amabanga y'umuryango cyangwa abasha kumenya amabanga ya se. Imana itugiriye neza. Ubwo rero komeza ukomere nk'uko Yobu yakomeye, agakomera ku Mana ye. Igihe kikagera Imana ikigaragaza, kandi Imana ikagaragaza imbaraga zayo no gukomera kwayo, ikamuneshereza, ikamutsindira, akagubwa neza. Ibye byangiritse Imana ikongera ikabigarura, kuko nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Ibyo Imana yamuvuzeho cyangwa ibyo Imana yari yaramugambiriyeho byose irongera irabimugarurira. Imana itugire neza.
nawe komera iyo wizeye kandi uhagarare ushikamye. Imana ni ukuri nta kizatuma itakurengera cyangwa itagutabara. Birashoboka yuko waba uri mu bibazo, waba uri mu ngorane, waba uri mu bintu biguteye agahinda, waba uri kugenda, waba uri gutekereza ukabona nta nzira uri bunyuremo, inzira zose zifunze z'ubuzima, inzira zose zifunze z'imibereho, inzira zose zifunze z'akazi cyangwa z'ibyo ukora, ariko komera ukomere ku yo wirengeye. Nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana, kuko Imana irakomeye. Umuririmbyi araririmba ngo nta kibasha kurogoya imigambi yawe Mana, urakomeye. Imana ishobora byose, rero dukomeze tuyigirire icyizere, nayo ntizadusiga, ntizaduhana, ntizadutererana, kuko iyo umwana ari mu mugongo wa nyina nta kibazo aba afite, kuko aba ari mu mugongo nyine haba harimo ubushyuhe. Natwe turi mu mugongo w'Imana, nta kizadukura mu mugongo w'Imana. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Nubwo intambara zahinda, nubwo ibibazo byahinda, nubwo amakuba yaba menshi, nubwo amagambo yaba menshi, nubwo urusaku rwaba rwinshi, nubwo induru zaba nyinshi, ariko komera ukomere, Imana igukomeze kugira ngo uzabashe gusingira icyo Kristo yagufatiye. Imana itugire neza. Iri ryari ijambo ry'Imana. Rero mugire amahoro, kandi umugisha w'Imana ugumye kuri mwe. Wowe ubabaye, humura, Imana irahari kandi izagutambutsa muri ibyo byose, kuko namenye neza ko nta gahora gahanze. Niko ijambo rivuga ngo nta mvura igwa ntihite, kandi nta mvura idahita bene data, ngo niyo ku bwa Nowa yarahise. Birashoboka ko waba ubabaye, birashoboka ko waba uri mu makuba nk'ayo, ariko Imana ishobora byose izahagutambutsa kandi yakunyuze neza. Ni ukuri Imana igushyigikire kandi twese dushyigikire. Mana, tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Nyemerera umuntu wese uryumvishe rigira aho rimukura n'aho rimushyitsa, kandi umuhe gukomera ku byo yizeye cyangwa kuri wowe, kuko nta rindi shyanga rifite Imana iriba hafi nkawe twiringiye. Icyubahiro ni icyawe muri byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.